authenticity and accessibility of broadcasting content. Both as competitive discipline and as a fun social activity that brings our community together. Apart from PCICO and Kigali Times, we have established other road trains sites in Kabuga, Kimisagara, and Nyamirambo. We look forward to expanding the game across the country with a focus on where young people gather. Muri guverinoma y'u Rwanda hajemo impinduka zitandukanye mu baminisitiri batandukanye n'abadepite batandukanye ndetse n'abanyamabanga ba leta y'u Rwanda batandukanye. Niba wibuka neza, ejo ni Perezida Paul Kagame yavuze ku kibazo cy'ubuhinzi n'ubworozi, aho yavuze ku kibazo cy'umuceri w'abahinzi waheze ku mbuga hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Cyane cyane yibandaga ku muceri w'abahinzi bo mu karere ka Rusizi mu gice cya Bugarama, naho ababishinzwe batabibona. Havugwa kandi ku kibazo cy'abayobozi badashyira mu nshingano zabo icyo batorewe. Ati kuwa mbere ndi mu nama, kuwa kabiri ndi mu nama, kuwa gatatu ndi mu nama. Ibyo byose kandi yabivugaga ubwo yabagiraga inama, ubwo harahiraga abasenateri batandukanye bari binjiye muri Sena y'u Rwanda. Bivugwa kandi yahise kandi agaruka ku kibazo cy'amadini n'amatorero amwe n'amwe agomba guhagarara kuko amwe n'amwe atujuje ibisabwa. Yabivugaga atanga urugero ko amadini amwe n'amwe akomeza kugenda harya imitsi abayoboke bayo. Ati winjira utanze amafaranga menshi, igihe bo baguhaye amafaranga 3,000 nguze gusengera iwabo. Ibyo byose bigomba guhagarara kuko ni ukunyunyuza imitsi y'abanyarwanda. Akomeza avuga kandi ko abakristo cyangwa se abanyarwanda bakakwiye guca akenge, bakamenya ubwenge, bakamenya ko abamamyi cyangwa se ababagira inama zitari nziza babaye benshi abateka mutwe. Ati ni gute bagakwiye kuyoborwa n'umusazi? Ntabwo byari bikwiye kuba. Ubwo yagezaga kandi ijambo ku badepite bari bamaze kurahira, yaravuze ati nta mpamvu yo kuyoborwa n'umusazi cyangwa se n'abadafite gutekereza. Banyarwanda, nimwe mufite inshingano zanyu kumenya abateka mutwe babari hafi. Akomeza avuga kandi ko mu buzima bwe atajya ruswa. Bivugwa kandi yahise kandi agaruka ku kibazo cy'amadini n'amatorero akomeza kugenda yubakwa hirya no hino hatandukanye. Avuga ko agomba kwakwa imisoro igihe atari kubahiriza iby'amategeko y'u Rwanda abiteganya. Mu kuvuga ibyo kandi yavuze ku kibazo cya siporo mu Rwanda. Mu kuvuga ibyo nanjye naje mvuga kuri siporo. Ubu noneho Minisiteri ya Siporo mu Rwanda yabonye minisitiri mushya, kuko wahoze ari Minisitiri wa Siporo Munyangaju Aurore ntakiri mu nshingano ze, ntagakiri Minisitiri wa Siporo. Ubu hagize ukubaza niba harabaye iherezo rya Munyangaju Aurore Mimoza, ushobora guhakana cyangwa se ukemeza. Gusa ikiriho, ntabwo uyu mudamu mwamenye mu mikino no kugaragaza gukora siporo y'amagare, ntabwo akiri Minisitiri wa Siporo mu Rwanda. Munyangaju Aurore Mimoza. Ubu wakibaza uti Munyangaju Aurore Mimoza ni muntu ki? Ateye ate? Ese azize iki? Amateka ye ni ayahe? Ibibazo uri kugenda wibaza ni byiza cyane, gusa ndibuze gufasha kugusubiza uciye kuri Bizaza TV Rwanda. Minisiteri ya Siporo yaberurwa Munyangaju Aurore Mimoza, iyi iri muri 3 zahawe abaminisitiri bashya muri guverinoma y'u Rwanda. Ibi bikaba byabaye nyuma yo kuningwa ku mikorere ya siporo mu Rwanda, aho benshi bagiye banenga imyitwarire y'ikipe y'igihugu Amavubi, shampiyona mu Rwanda, imikino mpuzamahanga, imikino ya shampiyona y'u Rwanda, ibikorwa remezo.
bijyanye na siporo y'u Rwanda. Njyewe nitwa Eric Nshimiyimana niwe muri kumva, naho iyi ntibizazamenya muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose nta handi wabikura atari ko bizazamenya. Yuko muzi kuri subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugereho umunsi ku munsi kandi bishya. Uko subscribe aka kanya, menya ko utangiye ubuzima bushya n'urugendo rushya rwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nshimire abaturanyi b'i Burundi, tujya duhuza umuco, tugahuza imisozi ndetse n'abantu, nk'abo mu gisagara ca Bujumbura muri ko murakoma, Cibitoke ndabaramukize mwese, muramye murakoma. Abo muri Ngozi, Yegome Mwami turabakunda cyane gose, muri ko murakoma bagabo. Ndagusabye ngo ntege amatwi umva akantu kandi umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye abatuye isi, ibiri ku isi, haba ibyihishe, ibigaragara, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ndetse n'ibinyabuzima, byose tuzabikubwira umunsi ku munsi. Bishoboka kandi wicare wige. Muhaye ikaze nawe ubu, kuko ndizera ko uje mu muryango mugari wa bizazamenya. Minisitiri Aurore Munyangaju ni muntu ki? Uko twatangiye, nshimiye kandi ko yubajije ikibazo kandi cyiza cyane. Gusa mu kanya urubuze kumenya ukuri. Ese uyu mudamu yaba yarazimiye? Yaba yaragiye mu zindi nshingano? Minisitiri wa Siporo Munyangaju Aurore Mimoza ni umwe mu bayobozi bakiri bato bahoze muri guverinoma y'u Rwanda, ariko akaba amaze kwinjira mu ruhando rw'abayobozi b'ibyamamare muri iki gihugu, ahanini kubera ko minisiteri akurikiye ari imwe mu zirebwa cyane ibikorwa bihuza n'abantu b'ingeri nyinshi cyane. Igihe yari akiri minisitiri, Munyangaju Aurore Mimoza ni minisitiri wa siporo kuva tariki 5 Ugushyingo 2019, ariko mbere yo kwinjira muri guverinoma y'u Rwanda yakoze imirimo itandukanye. Iyo mirimo kandi irimo ibijyanye ndetse n'amabanki mu Rwanda, ubucuruzi n'ubwishingizi mu bigo bitandukanye, birimo n'ibyo mu Rwanda n'ibyo ku rwego rwa Afurika. Nubwo siporo ari ubuzima bwe kuva akiri umwana, dore ko ari umuhanga muri basketball, imikino y'amaboko nka tennis, imikino yindi nk'iy'amaguru no kunyonga igare. Minisitiri kandi Munyangaju igihe yabaga minisitiri wa siporo yavuze ko atigeze atekereza na rimwe ko ashobora kuba minisitiri wa siporo, kuko akazi ke yakoraga kari gahabanye cyane cyane nko gukora mu nzego za leta. Minisitiri Munyangaju Aurore Mimoza aragira ati, byaranunguye cyane gukirwa muri uwo mwanya, twarabyishimiye, ariko twayibajije tuti harya perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaba nzi? Bitera ubwoba kubera ko aba ari ubuzima utazi. Ikibazo uti ese bigenda gute kugira ngo umuntu abe minisitiri cyangwa se atorwe nk'umu minisitiri? Munyangaju ariko avuga ko bitamugoye kujya muri izo nshingano nshya, kuko na mbere yaho yagiye akora imirimo itandukanye yo mu rwego rw'ubushobozi ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta. Urugero nko mu kigo cy'ubwishingizi Sonarwa, aho yari akuriye ishami ry'ubuzima. Yanomiye kandi ishami rya Africa Alliance mu Rwanda, itsinda ry'amabanki y'ishoramari rikorera muri Afurika ndetse n'ahandi. Munyangaju ubusanzwe ubuzima bwe bwa buri munsi akunda siporo zitandukanye. Ubuzima bwe bwa buri munsi ahora yiturije,
ariko rimwe na rimwe akagira n'ibyishimo bidasanzwe. Yahoze kandi no mu biberana n'amabanki, avamo ageze ku rwego rw'umuyobozi ushinzwe umutungo, ajya kandi mu bigo bitandukanye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Yakoze kandi no mu birebana n'amasoko y'imari ndetse n'imigabane, ahava yerekeza muri EAX cyangwa se East African Commodity Exchange, ikigo gifasha abahinzi ndetse n'aborozi baciriritse kubona inguzanyo no kubahuza n'amasoko abagurira ibyo baba bagizeho. Usibye kandi ari impuguke mu bijyanye n'amabanki n'ubucuruzi, Minisitiri Munyangaju avuga ko yakuriye ndetse n'umuryango ukunda siporo by'umwihariko. Haragira ati, ni njyewe navukiye mu muryango w'abantu bakunda siporo. Usibye nabo kandi tuvukana ndetse n'ababyeyi bacu ni abantu b'abafana bakomeye cyane, ku buryo iyo hageze gufana haba harimo ibice bihanganye kandi bikomeye. Minisitiri Munyangaju Aurore Mimoza kandi yavukiye hanze y'u Rwanda kubera amateka mabi igihugu cyanyuzemo, cyane cyane amateka y'ubukoloni bw'abazungu yaraje agamije gukoloniza Afurika ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Amateka kandi y'iyimirwa ry'amoko mu Rwanda ari ryo Abahutu, Abatutsi ndetse n'Abatwa. Ayo moko kandi niyo yatumye haba andi mateka akomeye cyane gusa ashaririye akomeye na n'ubu abanyarwanda bakibuka, amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, aho yatwaye abanyarwanda basaga miliyoni. Ibintu, ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro, za kiliziya n'izindi byose byarahatikiriye, bigenda kubera uburakari bw'abakozi babi bagiye bagaragira cyangwa se bayobora u Rwanda, ariko hagamije kuba bayoborewe n'inda nini. Aho hanze kandi Munyangaju yahize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ariko mu biruhuko akaza gusura kwa nyirakuru mu Rwanda. Amashuri makuru kandi yagize mu Rwanda iruhande muri kaminuza y'u Rwanda ahahoze ari muri prefecture ya Butare, ubu ni mu karere ka Huye. Reka nisurize abaturage bari mu karere ka Huye, abantu bari Nyanza mu gace ka za Butare, Kinazi, abantu bari za Ruhango, abantu bari Muhanga, abantu bari Nyaruguru, mwese kandi ndabasuhuje. Abantu bari kandi mu karere ka Nyamagabe, abari mu mujyi wa Huye ndabatahije kandi bifurije ibyiza. Muri uko kwiga muri kaminuza nkuru ya Huye cyangwa se kaminuza nkuru y'u Rwanda, yahize kandi mu ishami ry'indimi, ahavana impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri mu Cyongereza. Akomeza kandi muri kaminuza ya Maastricht School of Management muri Bohland, hakura kandi impamyabushobozi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza aricyo twita Masters mu bijyanye no gucunga imishinga runaka itandukanye. Minisitiri kandi Munyangaju Aurore Mimoza ntabwo ari single, kuko yashakanye na Eric Barahira. Uyu kandi akaba impuguke mu by'amategeko, akaba kandi afitanye ndetse n'uyu mugabo abana bagera kuri 3, abahungu 2 ndetse n'umukobwa umwe. Gusa icyo wamenya nuko ubu tuvugana Minisitiri wa Siporo waje mushya afite byinshi byo gukora, gutuze siporo imbere, imikino mpuzamahanga imbere, ibikorwa byo kuzamura imirimo z'abanyarwanda hirya no hino hatandukanye imbere. Byose kandi ari kubikorana imbaraga zidasanzwe. Reka tumwiteke kandi tubwifurize icyo azazira abanyarwanda muri rusange, no kubiterambere ry'abanyarwanda byakiyongera biciye muri siporo y'abanyarwanda. Munyangaju Aurore Mimoza, iherezo rye, ubuzima bwe, ibyo arimo, tuzakomeza kubikurikirana uko tuzamenya ibindi azaba yagiyemo, tuzabibabwira. Komeza ukore subscribe kuri Bizaza TV Rwanda, umenye amakuru atandukanye yaba yo mu karere, amakuru mu biyaga bigari bitandukanye, Afurika muri rusange. Ndagushimiye, nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi nteguza, naho ubutaha.